Minaj mwese muramuzi sasa mu kuvuga ngo rero Minaj ashobora gutabwa muri yombi umuhanzi kazi w'umunyamerika Minaj yajyanywe mu nkiko n'uwahoze ari umujyanama we amushinja nyine kumuhohotera no kuvuga ngo rero umushinja kumuhotera Term Zaid yatangaje ko nyine uyu mugore ashobora gukurikiranwa nyuma y'ibirego byo gukubita nyine no gukomeretsa byatanzwe nyine n'uwahoze ari manager we abo bitoni Brandon Garrett no kuvuga ngo rero ikinyamakuru gitangaza ko abapolisi bo mujyi wa Detroit basabye nyine icyemezo cyo kumuta muri yombi kuri ubu ngubu kikaba rero kiri gusuzumwa n'ubushinjacyaha uyu mugabo rero avuga ko Minaj yamuhohoteye muri 2024 ngahibaze kwera umugore cyangwa umukobwa agakubita agahondagura umugabo akajya timbagura agakomeretsa no kuvuga ngo rero uyu Garrett ashinja Minaj ibyaha birimo icyo gukubita nyine agukomeretsa no gutera nyine no gutera nkana akababaro nyine kamaranga mutima agasaba rero indishyi z'akababaro kuvuga ngo rero Minaj yajyanywe mu nkiko yandi magambo rero Minaj ari gutimbagura iki umugabo yamuhoho akwe nabyo ni danje yewe ariko abastari nabo niwe bitangaza kwede umuntu agikifata agatimbagura umuntu w'umugabo agakomeretsa ubwo si ubwo koko yewe ni hatari turabakunda ariko murajya mubyibuka ibyaba Minaj rero ibyo ntabwo twabivamo reka tubasigire gusa twe tubibwiye ko tubikundira twebwe ntituzabakubita muhumure twe turabakunda ntacyo twabatwara naho buta